benshi mu baturage ubwoba abandi bati izi ndege nizo Tshisekedi yohereje kugira ngo zize kubombarda aho uyu mutwe wa M23 urinze kuko ngo ni ikintu ubona yuko cyateye benshi ubwoba ati niba dutangiye kumva indege gutya ko bishoboka yuko mu minsi mike turi buze kumva ibitero cyose Goma yatangiye kugabagaho ibitero niba atari ibanga kuko ntabwo ziko ibanga cyangwa atari ibanga AFC M23 yebewe ko hari indege iri buguruke mu kirere cyayo niba iriya ndege yahanyuze iriya bikaba ari vol de routine n'ubundi iriya ndege iriya saha yanyuze izongera igihanyura kubona ngo indege giteye ibirango bya gisivile irahise ntibisobanuye ko itaza ngo ibashwanyaguza yaza rwose ibyo bintu byaterwaga n'ibidege bya gisivile bimeze nka shangazi by'ibirusiya kikaba cyaza kigacunga ahantu muri kikakirekurira mu kirere nta nubwo indege kuba atari Sukhoi ije iguruka nk'izitwara imizigo bivuze ko itaza ngo ibashwanyaguze muri Serena rwose muri mu nama muri press conference yagize mwakoresheje inama ahantu ikaza ikabarekuraho ibigungu uyita akantu gatoya sibyo ariko ni ikintu kinini abantu bajya bibwira ngo ibyiza kuko byigaragaza nk'ibyiza urumva ntago ari ngombwa kuba communicated kandi wowe ni byiza kuri ntago ari byiza ku bandi impamvu mbize no kubera ikinza garuka kuri M23 ariko ndumva niba nibuka neza Sandrine abaturage baramenyeshejwe ibyo bintu kuri radio Rwanda ko hari indege baribone mu kirere cy'u Rwanda ngo ntibaze kwikanga kavuga aba bantu suko bashimagiza pe abantu bigiye communication niba ari mwisi niba ari mu kwezi niba ari muri Mars simbize nukuri buriya ubuyobozi bw'u Rwanda ukuyemo abantu personnel b'inkibibi ubuyobozi bw'u Rwanda bujya buri impeccable mu cya communication nicyo batakomunitse cyumenya ko hari impamvu buriya baba babikoze none se irashwe M23 iri mu ntambara za Sukhoi n'iki ihubutse karasiyo ndege AFC M23 ari bizi ariko people abantu batandukanye ntago bajya baha agaciro communication noneho kugira ngo nkumvishe ko kibaye n'ikibazo ntabwo gutonaho konte ku bantu bakurikiranye ibiganiro byanjye mu myaka ishize Sukhoi zitaraza nagira kuko intambara ya Mobutu even niya Kabila bugiye cya ZRCD ingabo zarwanaga na Kabila zazonzwe n'indege za gisivile zarekuraga ibibombe izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turabasuje umerereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukurikira ibiganiro byacu umunsi kundi no kuri muri abantu b'ingenzi cyane kandi turabashimiye cyane nkuko mudahima kutugaragariza urukundo dukwena Mashari n'umuntu wacu n'umuntu wanyu ndetse nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bye. Mashari waramutse mwiriwe AI gute ntabwo se wizeye ko naramutse ndabona kabisa waramutse waramukaye mu bwitonzi bwinshi cyane weekend yawe ishobora kuba itaragenze neza cyane hako ubundi iyo umuntu yaramutse aba yaramutse nabi cyangwa yaramutse neza umuntu akwanga ngo randamukiye ko mbona ureba nk'umuntu umeze gute sinzi ukuntu uri kureba ngaho badukize nyine abatureba barebe ko hari icyo nahinduye mu ndoro yanjye nanjye se nyine ndabona hari ukuntu umuntu aba afite ameze nk'unaniwe yego nkoresheje ijambo rikwiye ngo turabirebera mu kazi turabireba mu byo ugiye kumbaza yes wari umeze neza ko ibintu byagenze neza muri iyi weekend yatambutse Bwana Mashari ano weekend yajya agenze gute ubwo ngora samedi nari mu biki dimanche nari mu biki okay samedi nasuye abacuti banje baba i Masaka samedi yari nziza cyane kuko nanabonanye n'umwe mu bajama udukurikirana no kwino cano kandi naherukaga tukikorana mu Ikanombe byaka nka 20 n'inga hishize ariko nyuma randeba gutya aramenya nanjye ntaramumenye kandi abantu benshi bakuru bashimishwa no guhura n'urungano rwabo rwa kera mukibukirana ibya kera urumva rero nasangiye n'abantu numva ni byiza Masaka imaze gutera imbere ubona ari ahantu heza cyane hari business
ziriya business z'abantu b'i Dubai mbega ugeze ubona ibintu byinshi cyane ukabona naho barimo kwimura se hashika yego kandi mperuka yo kera gusa kimwe mu bintu bya nyine buryo abantu nuko batajya bivamo iyo ngeze i Masaka kenshi nubwo atari kenshi nagiye ngi Masaka nibuka ukuntu hari umudugudu wahubatswe muri za Kangahe hari 2009 na Kangahe uwo mudugudu ukaba waragurishwaga amafaranga make cyane abantu b'urungano rwanjye si bose ariko ntibitabiriye kuwugura kandi wabonaga ntabwo ubundi bwokeye kugurishwa ariko abantu bari bangaga kuhatura yego utabona ngo abantu barahatuye abantu bangaga kuhatura uwo mudugudu urazwi urimo ku Gikabuga amazu yawo amaze gushiramo bashyiramo andi mashya yego nta kantu nyine kishaza nyine biciye ahantu uvuga uti kandi ahantu mpatuye wenda iyo mpagura yongera gute abadukurikiye impamvu tubivuze nuko uyu munsi turi 2025 ariko ikintu gitangaje Sandrine ikintu gitangaje kigunya kigutangaza hari umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yagira ikintu akora nyine ariko azarogeta mu myaka 25 iri imbere kubera ko atagikoze wenda ugiye mu bibanza uti sinaba wenda hasi nabaha burya abantu bimuriye abantu rwa Rutabura abantu bagendaga babasukuma donc ejo bundi ndabyibuka abitwa abajafeti babakanisha bibuka bajya gutura twashaka muzavayo mute ko mugiye gushira hari ibibazo umuntu w'Inyamiramba kuva ko umuntu uri rwa Rutabura kuri akakamanuka gutya akumva kari kuri ukavuga uti muragiye burarangiye muvuye i Kigali urumva hari undi muntu wo ku Ruyenzi kandi n'umufamiliye n'uwo muntu mvuze haruguru nawe waduhaye ibibanza ku muhanda ugihara turabyanga turabyanga ati iki kibanza ati ni wampa 5 wagira gute n'iki cya urukundo rukiriho turabyanga rero nagiye i Masaka mbona ahantu ninefaguzaga n'ubu sinahigondera sibyo ubu abantu baricaye baravuga bati Rutunga ni kure bakica bakavuga bati za Rusine zahe hose ni kure ariko nta kure mu bijyanye n'iterambere cyane imyaka iri imbere abantu bazaba badashaka no gutura mu miji kubera umwuka utabutunganye uretse ko mu mujyi wa Kigali barimo kuwutunganya ku buryo wenda uzajya ugira umwuka wo guhumeka ariko umwuka duhumeka si w'i Kigali gusa isi iratuzungurukana tuka tuzunguka twota ibyuka by'ahandi isi rotative irahinduka ubundi mu miji ikomeye abakire abifite abashaka kubaho neza ntago baba mu miji hagati baba kure yayo transport zabarateye imbere ejo nanyuze mu Giporoso icyo gihe nyine kuwa gatandatu ndeba ukuntu barimo gukura hari amazu ngo bazahashyire wa muhanda ugerekeranye kandi ubwo uzagera za Masaka byo navugaga en fait hari aho winefaguza uyu munsi ariko mu myaka 25 umukire n'uwifite azaba bintunga aza aho usugura umunsi Nyakariro no hazaba hatuwe nabifite twe dusige dustaragoringa kuza bakiriho muri uyu mujyi abari kumura bati ni ibintu nk'ibyo ngibyo so si somaje kwigisha rero si iki ariko nagiye nyura ahantu nakoreye cyane urumva kandi abantu babyumve Masaka si kure ariko nshobora kubita imyaka 5 nta kubita ubwo niba kuhavuga nk'ahantu hashya nabonye kuko mukumise nk'imyaka 5 ingahe wenda utarajya ku musozi nka Masaka yego kandi buriya reka nshyiremo n'akantu wenda ko kuri social media kishaza buriya abantu bazi ko nd'umuswahilofone kubura nkoresha igiswahili yego igiswahili nakigishije no gukunda kwibanda ku bantu twakuranye turi bato no mu gisirikare sizi ikintu cyabinteje kwibanda ku bana n'abamafamiye muri Tanzania sinjya amenya impamvu abantu bituruka ariko imiryango migari abantu batandukanye bagiye batahuka 94 wera za impunzi z'958 cyane cyane ubona nakunze kwegerana n'amafamiye yo muri nabo twagiye tubana mu kazi yego byagendaga bihura no mu military tubyagendaga bihura kuko nakozemo igihe kinini cyane nayo inite namaze igihe kitari gitoya umuntu inite nkiyo ntabwo yibagirwa urumva yego hari rero Masaka muri za 90 na Kangahe mpamvu umuntu aravuga ati ngo ntihatuye kandi yari ngombwa nuko ababizi kera abantu bataracangana cyane ngo bajaha bagena hariya yego wasangaga imiryango myinshi yavuye muri Tanzania isa nkaho yahabengutse ruguru hari y'ivuriro he hose ntago mbeshye ibingibi no muri commentaire zagira umvuguruza ubu byarahindutse wenda ko societe zamaze kwivanga cyane ariko wabonaga bimeze gutyo bityo rero tumagambo make ahinnye abantu bagakiransa iterambere ushobora kubuhembwa 1,100 uyu munsi 200-300 ukumva nta bushobozi ufite bwo kwigondera ahantu ariko hari wakwigondera Rurindo kandi azafite valeur mu minsi iri imbere turatwigisha n'abantu natembereye mu nshuti rero ntembera no muri miriye navuga ko nakuze mfite inshuti nyinshi ariko ubu urumva baranshije igihemo cyuko ntakomeje imyaka 5 ingahe gashira utahageze ahantu ngaho kandi bitari bikwiye bajye batubabarira ntabwo ari impamvu zacu hanyuma Sandrine tutarakomeza
urabizi jewe ntago njya amagambo ikintu cyateye mu muriro wo mu Rwanda w'amashanyarazi ni iki ni kidayimoni cyateye muri rege ahantu hose uciye urimo kumva iduru z'amashanyarazi nta gipangu nta ruganda nta kidafite ikibazo cy'amashanyarazi umuriro uteye ikibazo ibiciro by'amashanyarazi umuriro warahenze arazamuka babuhenze ibiyaga byabaye bikeya cyangwa amazi yaragabanutse none ubwo ko bari kweseya noneho kweseya nibirangiye ibyo birabareba ibyo bese nta kintu wagura 50 azajya gura since speaking nta kintu kitahindutse muri iki gihugu sibyo n'ibiciro by'amabisi byaraje 2018 abaturage barahaguruka babiganiraho uribuka igiciro kijyanye n'ibibanza n'umisoro yacyo kiva kuri 100 niba ari 3 niba ari nangahe kigeza kuri 300 na 400 ibintu by'umuriro bongere babiganireho sibyo yego ntabwo twahera mu iterambere gusa ngo twibagirwe kuko hari n'abantu batazacana mu minsi iri imbere cye nibajije reka nkubwire uyu muriro mu kwezi uku kwezi maze iminsi mbona experience yawo nta kubeshya ntagiye kuryarya uzigonderwa n'abaki hari umuturage utakwigondera umuriro ndetse turatera imbere twubaka inganda z'umuriro umuturage atakwigondera kuko iyo ukora projet muri business plan abantu bazakubwira ko mu gutegura imishinga sibyo uteganya icyo bita availability sibye yego kuba nyine ibyo ukora bishobora kugera ahantu bitagoranye sibyo cyangwa se bikabona abakiriya bikagira gute ariko na affordability nayo irimo ese bira affordable yego donc ubu tugire umuriro w'amashanyarazi umuturage jewe ntekereza ko ntabwo ndiho nabi ntabwo ndiho mu buzima bugoye ntabwo ndi mu bantu bari mu buzima bugoye ariko niba kwigondera umuriro nduzi bigiye kuba urubanza kuri jewe wa muntu utabona n'igihumbi ku munsi araza kubaho gute mu bijyanye n'umuriro eyida leta nihitemo ifate abantu b'ibyiciro ibahere umuriro ubuntu ibyo biremewe sibyo jewe nishaka indeke ariko umuriro ashobora kuba barashyizeho ibiciro bakabona nko gukama ikimasa iterambere dufite se umuntu adafitemo kuvuga ngo ndaryenjoyinga byagenda gute ndimo kwibaza turimo kuzana imodoka zikoresha amashanyarazi yego nibigera se no mu gucaginga izi battery bagacaginga umuntu amafaranga ameze gutya battery muri razamuka wigondere moto wigondere imodoka icaginga wigondere iki niki ese umuntu azaza gushora inganda mu Rwanda simfe inganda barazigabanyirije niko nabyumvise ariko se kuzigabanyiriza byo ntibyenda kugendana n'igiciro cy'umuturage burya kukugabanyiriza wabanza kureba igiciro fatizo nacyo wasanga muri ubwo bugabanye nabwo bihanitse yego so abaturage rero banyakubahwa abayobozi bakurikirana ibiganiro nk'ibyacu rwose ubuyobozi butekereza ku iterambere ariko bajye batekereza nanone mu buryo bwa gihanga sibyo yego muri ubwo buhanga bashyire muri iyo affordability kuko nayo iri kuko ntabwo reg na kiriya kigo kindi bishomekanye kigurisha umuriro bakora ibintu batarebye kubareba ngo muri purchasing power cyangwa pouvoir d'achat y'abantu bafite imbaraga zo kwigondera umuriro ntibase mucuruza ibintu batigondera ntabwo mbizi umuriro mu baturage uri ahantu hose 100% turimo turazamuka ariko muzasanga ari ipoto gusa abantu badashobora gucana umuriro icyo umuriro gisubirweho abantu bakiganiraho kigaruka mu platform mu badepite abasenateri abayobozi inama z'abaturage imiganda baganira ku kibazo cy'umuriro kandi simbikubwiye uyu munsi ntabwo ikibazo kirenze ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri kitageze mu kidasakurishije abantu yego uraza kubireba bitavuye ku nabi bitavuye ku umuriro udafite akamaro bitavuye ko leta itaplaninze neza ariko affordability icyo kintu yaragisimbutse abantu bacu twaje kwisanga gute bapanga imishinga ku bijyanye no kwigondera igiciro cy'ikintu abantu bakakirengagiza bakagisimbuka umuriro uruta amafaranga umuntu akoresha kuri rasiyo yo ku munsi does it make sense ku buryo umuriro wonyine uzasanga ari wo mwinshi kurusha amafaranga ukoresha ku iposha usigira umuryango ntabwo byakunda ntabwo bishoboka masha twigire mu makuru nararamutse mbona amakuru bivuga yuko muri Goma hari indege navuga yahanyuze mu kirere ubwo naho mama 23 ikontrora kugeza kuri uyu munsi ariko ngo ni ibintu byateye benshi mu baturage ubwoba abandi bati izi ndege nizo Tshisekedi yohereje kugira ngo zize kubombarda aho uyu mutwe wa mama 23 urinze kuko ngo ni ikintu ubona yuko cyateye benshi ubwoba ati niba dutangiye kumva indege gutya ko bishoboka yuko mu minsi mike turi buze kumva ibitero cyangwa se Goma yatangiye kugabwaho ibitero yego nuko abantu nyine ngo babifashe ariko ubundi
sinzi niba ujya ugenzura imiterere yacu ya buri munsi, ndabyita imiterere se, imibereho yacu ya buri munsi, yego, n'ibyo by'amashanyarazi twavugaga, ikintu kijyanye na communication, yego, niba ari mba muri communication mu buzima bwa buri munsi na media, Sandrine nta kintu communication ibwiye abantu. Umugabo umwe yaragiye, ni couple nzi ariko hashize imyaka myinshi nari nkiga muri secondaire ni kera, bari abantu baturutse muri izi famille z'umurenge. Rero hari igihe imico igenda ihinduka, civilisation izamuka, buri kimwe cyose. Hari igihe basore n'urubyiruko rw'abanyamurenge batambaraga amajinisi, yego, byagaragara nk'ubupagani. Noneho umukobwa nkagurira umusheri wiwe, ubu kandi wasanga azuva iki kiganiro, amuha kado y'ijinisi, yego, yanga kuyambara, arayibika nyine akipinga neza, yego, noneho kuko yarayimuhaye amwitezemo kujya mubona yambaye kandi mubereye, ariko couple yabiza gushwana, yego, ariko umukobwa akagenda atera ikirenge inyuma, umusore atazi wagwane. Noneho umukobwa uko agenda abibwira izindi nkumi ziza kurabura wa musore, yego, ariko isheni igiye gucika, habura gato rwose ngo nibyo uko bivemo ipantaro yonyine, kubera manque de communication, kubera ko kubura ukubwira gifite naguhaye ko ntajya nyikubonana, icyo cyonyine cyari gishenye couple. Nyamara byaje gukemuka ariko uwo musore ayihase koko, umanza atanayikuraga batanayifuraga, yego, ariko wa mukobwa byaramugaruye, byonyine ibyo byaramugaruye, agaruka ku murongo, n'izitundi dusore yagendaga benguka bica ku ruhande agagaruka. Ariko abantu bagira inama ati mujye muganira, banabiganiraho n'iki, aravuga ati se kumbe burya jinisi yari insenyeye. yego, Iyo hariho absence de communication, abantu badaha agaciro communication, uyita akantu gatoya, sibyo? Ariko ni ikintu kinini. Uri umugabo wagura ikibanza, urumva utakomuniketiza umuryango, abantu bakavuga ati nta nicyo tuzaturamo, utabibwiye abantu utagize gute, wahitamo ishuri ushaka kuzigana na kariyeri ushaka kuzajyamo ubushoboye muri kaminuza, utakomuniketiza abo mwegeranye, bakavuga ati ibintu wagiyemo ni ibiki kandi si bibi si iki byose. Rero icyo cyose kuvuga hano, abantu bajya bibwira ngo ibyiza kuko byigaragaza nk'ibyiza, urumva ntago ari ngombwa kuba communicated, kandi wowe ntabwo ni byiza kuri, ntago ari byiza ku bandi. yego, Impamvu mbize no kubera ikinza garuka kuri M23, kuba indege zitumvikanaga mu kirere cya M23, avion de transport, noneho zikumvikana, wibaze nawe cyakaba ari ikintu kiri positive, ko abaturage bongeye kumva urusaku rw'indege mu kirere cyaho, bakavuga bati wow, noneho ikirere cyacu kiragendwa, kuko iriya ndege biravuga ko indege yavaga muri Rwanda, muri Angola, yego, ikomeza niba atari yo muri mu bwami bw'i Dubai cyangwa Qatar, imwe muri izo kompanyi za Dubai, za United Arab Emirates, yego, cyane cyane ndumva ari iriya yaho. Urumva abantu iyo kampani irazwi, mujya mubona inamamaza kuri za Arsenal nayo hose nyirango Emirates. So ubusanzwe c'était une chose positive, ibyo bita nyine kuba ahantu nyabagendwa, yego, kuba imihanda y'indege itangiye kongera gukoreshwa. Ariko impamvu nkubwiye ibi ngibi, ndibuka igihugu cy'u Rwanda bujya sinyanshura amagambo, yego, kigura indege z'intambara. Njya nibuka kari muri za 90 kuko intambara y'abacengezi yabaye, indege z'intambara zikisigaye kirwanira mu kirere cy'u Rwanda mbona zikora akazi, ari ibintu n'ibintu abantu baba bazi bareba gutya. yego, ariko ndumva niba nibuka neza Sandrine, abaturage baramenyeshejwe ibyo bintu kuri Radio Rwanda, ko hari indege bari bone mu kirere cy'u Rwanda ngo ntibaze kwikanga. Urumva buriya rero hari tuvuga kweka nkubwiza ukuri, ubona system iyoboye mu Rwanda, hari udukojo njya nyibona uyu munsi mu mitegekere n'imiyoborere, nakwikunda najya nkubona nko mu myaka muri za 90 na kangahe, kavuga aba bantu suko bashimagiza pe, abantu bigiye communication, niba ari mwisi, niba ari mu kwezi, niba ari muri Mars simbizi, nukuri buriya ubuyobozi bw'u Rwanda ukuyemo abantu personnel b'inkibibi, ubuyobozi bw'u Rwanda bujya buri impeccable muri cya communication, nicyo batakomunitse kimenya ko hari impamvu buriya baba babikoze. yego, Ndibuka intambara y'abacengezi, niko ndimo kuvuga ibintu byinshi mbivanga, buriya bintu by'aba PR, ibi by'abavugizi b'inzego, buriya byagize imbaraga mu ntambara y'abacengezi. Hamwe uwari umuvugizi w'u Rwanda icyo genda byibuka niba rinde, byagiye bigaba amashami, icyo gihe byavuye mu mashami, ahubwo urumva byegera ubuvugizi bumwe kugira ngo wenda atabaho guhuzagurika no gutandukanya amakuru adakwiye, ibintu nk'ibyo ngibyo. yego, ubwo mbusanyije. Ariko ibaze igihugu kiragura indege, urumva, yego, hazagira umpakanya kigatanga itangazo ngo ntimuze kwikanga. None se niba atari ibanga, kuko ntabwo ziko ari ibanga cyangwa atari ibanga,
AFC M23 yebewe ko hari indege iri buguruke mu kirere cyayo niba uca aho ngaho ntibishoboka bagomba kuba visa kuko kiriya kirere kiracunzwe cyane bari babizi ntabwo waza kugurutsa iyo ndege yakanganije abantu none se irashwe M23 iri mu ntambara ya za Sukhoi n'iki ihubutse karasiyo ndege AFC M23 aribizi ariko abantu batandukanye ntabwo bajya baha agaciro communication just bashobora kwifata as a positive things urumva bakumva no kubikina ari cyiza n'ibyo biciro by'umuriro twavugaga kubyazamuka ari byiza ntabwo mpamvu yo kubitangaza abantu barisobanurira yego twaje kwisanga ryari abantu bisobanurira ibintu kuvuga ngo n'ubu ngubu tufata urugero indege ntabwo zigira akajagari bugeza gisivile n'ibiriya ndege yahanyuze iriya bikaba ari vol de routine n'ubundi iriya ndege iriya saha yanyuze izongera igihanyura bugira indege ntizigira akajagari nk'abantu batuye i Kanombe barabizi kera amasaha ataraba menshi bareberaga ku masaha urumva bakavanga hari akadege katwaraga umuntu abantu bakakora rujugiro siribuka neza kagapeti poruteri kataga Bujumbura buri munsi kaba ku kigo cy'indege abantu bari bazi ngo kagenda bere saa 10 n'igice urumva ku buryo ajya gupanga gahunda za kwa akadege kagiye ntabwo karagenda niki akadede ka petit porte no kimwe ndakibuka katwaraga umudamu ruje yatahe ngo yakucuruzaga atahe Bujumbura buri munsi yego abantu barakazi batuye Kanombe ko hatuye nanjye imyaka myinshi Busanza Kanombe mu itunda ari tutege kutwa batuzi ubwo ni indege zisetinze ku masaha urumva zidahindura isaha n'umunota ibyo tubireke rero buri hababaye manque de communication yego que ça soit la communication de masse ibyo ngomba kubwira abaturage sibyo ariko nk'abakomandazi bo bari babizi kugira ngo batare kuri ibiturika noneho kugira ngo nkumvishe ko kibaye n'ikibazo ntabwo gutonaho konte ku bantu bakurikiranye ibiganiro byanjye mu myaka ishize isuko zitaraza nabagira kuko intambara ya Mobutu even n'iya Kabila mu gihe cya ZRCD ingabo zarwanaga na Kabila zazonzwe n'indege za gisivile zarekuraga ibibombe ibyo bibombe nibagiye ukuntu babyita ariko n'ibintu by'ibigunguru barekuraga kandi aho bakirekuriye cyashobora gusenya umujyi muzima no kuvuga ngo no kubona ngo indege giteye ibirango bya gisivile irahise ntibisobanuye ko itaza ngo ibashwanyaguza yaza rwose ibyo bintu byaterwaga n'ibidege bya gisivile bimeze nka shangazi by'ibirusiya kikaba cyaza kigacunga ahantu muri kikakirekurira mu kirere abantu barwanye mu ntambara ya Kongo iyo game barayizi nta nubwo indege kuba atari Sukhoi ije iguruka nk'izitwara imizigo bivuze ko itaza ngo ibashwanyaguze muri Serena rwose muri mu nama muri press conference yagize mwakoresheje inama ahantu ikazi kabarekuraho ibigungu ntabwo yagiraga tageti nukuzi gacunga ko iri hejuru yabyo neza kikamanuka kiberanga cyari ikintu kimeze nyine nk'igikozwe mu buryo buri mekanike ariko Sandrine aho giturikiye ibyo bigunguru babikoraga bashyiragamo ama essence ama petroli ibintu byose ibyuma bishwanyaguza urumva yego ku buryo n'ikikubita hasi aho kiburi bastingira nta kintu kiri basigare kandi aba general Makenga barabizi izo ntambara bari bazirimo nabo bari bakiri bato ariko nkatwe twese hakize experience barazifite uyu munsi murumva Sukhoi ngo Tshisekedi ngo yadukanye Sukhoi na Kabila nta Sukhoi yarwanije ariko yarwanije indege zitarasa nka misile zitera bene ibyo bintu umuturage rero hari ibyo arabizi azi ko indege rero yose yamugirira nabi none mwamucommunicatinze nube AFC M23 nta kintu ivuze ngibwira abantu ngo ni indege yasabye inzira ni indege itasabye inzira yego urumva cyangwa se mbega ihe abantu bisobanura kubera iki kubera ko ikintu ubona les autorités ama autorité amwe namwe nibanda muri Afrika cyane niho nzi cyane asuzugura abaturage kandi umuturage wari adasinzire kubera ya ndege arahangayitse yego cyane ko mubwira amakuru ko muhanganye na drone none se nibye se n'umuhanga se muri ballistique ku buryo ballistique bigenda mu kirere ku buryo ari bumenye ngo urabona ngo ijyojwe ko nyumva ngo sijya Sukhoi kandi azirwi rya Antonov ndo muri za 2000 na kangahe na 19 na kangahe nibyo ryakoraga so hano ntabwo ushaka kugira big deal ariko ba Lawrence Kanyuka ba Wiringoma ubu noneho n'intara bazihaye abavugizi bihariye urabona ko izo decentralize iyo communication bamenye ko bagomba guha amakuru abaturage iyo ndege ya gisivile se hari ibanga ririmo niza gisirikare nayo mari ku buteri yabwiwe abaturage ahantu hamwe na hamwe muri Afrika none se bari yase kuki badakomunika abantu ko mbona bagaragaje ko ngo ari un avion de chasse de FRDC ninde wabivuze bari kugaragaza ko ngo ari intuzi bande nyine ni bande babivuze na FC yatanze ibisobanuro se nta avion de chasse yanyura hariya bayirasa yanyura kuri Goma se gute yaka ko ari indege yambukiranya imipaka
nanjye gusomeraho gato ariko ntacyo hari igihe abantu bahuzagurika kandi Yego. ndabyumva nanjye kuko nta nkuru bafite. Iyo udafite inkuru nyine uvuga ko ubyumva. Viyo dosashe mu kirere cya Goma ntabwo bikunda mane, ntabwo bishoboka. yego. Okay, reka dutegereze amagane niba hari itangazo cyangwa se niba bari bunavuge yuko bagabweho inda amagane n'iyo ndege turabimenya. Yego. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.